Sinashimwe inshuti z'Imana basuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana nziza, Imana igira neza, abasuje aho muri hose mu bice zitandukanye. Mukomeje gukurikira ijambo ry'Imana, dukomeza tuganira buri munsi. Uyu munsi wa none Imana yongeye kugira ubuntu kugira ngo nze tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa none, kandi ndabishimira Imana. Ashimira Imana yuko ikomeza kumakanya kuganira namwe ijambo ry'Imana, kandi namwe nzi neza ko mubishimira Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ryo ryonyine ritubera umuti aho turwaye, bwaba ari uburyo bw'umubiri bwaba uburyo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana rishobora kukuzaho rikagukuraho ikintu cyari kikuriho. Ijambo ry'Imana rishobora kukuzaho rikubwira ngo Uwiteka aragukijije. Ijambo ry'Imana rishobora kukuzaho rikubwira ngo Uwiteka arifuza ko wagenda gutya. Ibyo byose ni umuti ku muntu, ku mwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo twireberamo tukamenya abo turi bo, rikatwereka niba kuko turi abanyabyaha cyangwa turi abakiranutsi. Rikwereka side uriho, wowe urisomye ribasha kuguhishurira neza uwo uriwe, bitabanje ngo abantu baze bagushinje bakubwire ngo uri iki cyangwa uri iki, wowe uri umunyabyaha cyangwa uri umukiranutsi. Ijambo ry'Imana rikwereka ikiranga umukiranutsi ukakimenya, rikakwereka ikiranga umunyabyaha ukakimenya, rikakwereka uburyo umuntu yava mu byaha, rikakwereka uburyo umuntu ajya mu byaha, rikakwereka aho uhagaze. Ibyo byose rero bigusobanurira, bigatuma usobanukirwa neza, ukamenya neza aho uhagaze. Kandi iyo umaze kumenya aho uhagaze, biroroshye cyane kugira ngo uhagarare aho ukwiye kuba uri. Imana ibahe umugisha rero. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo, ni gute umuntu yimurwa n'Imana. Ni gute umuntu yimurwa n'Imana. Ushobora kuba uriho ariko uri ahantu nawe ubwawe wumva ukeneye kwimuka bitewe n'ubuzima urimo. Ushobora kuba uri mu byaha wumva ushaka kwimukira mu gakiza bitewe n'uko ibyaha bimaze kukurambira, bitewe n'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni ko Uwiteka avuga. Birakenerwa rero ko uba ukeneye kwimurwa ukagira ahandi hantu uva n'ahandi hantu ujya. Turagira ngo turebe koko ninde muntu wigeze wimurwa n'Imana. Ese byari byagenze gute kugira ngo Imana ikwimure? Hari igihe uba mu mibabaro ugakenera ko Imana ikwimura mu mibabaro igushyira mu munezero. Hari igihe uba mu gahinda, ibintu bitera agahinda ni byinshi mu buzima bw'umuntu. Ntabwo nakwirirwa mbirondora kuko wowe waguha umwanya wavuga byinshi birenze ibyo navuga kano kanya. Turabizi neza agahinda icyo gateye. Umunyarwanda aca umugani mu Kinyarwanda aravuga ngo agahinda ntikica kagira mubi. Agahinda gashobora kugufata kakakugera mubi kubera yuko kakujeho. Tugiye kuganira rero ni gute Imana ishobora kukwimura muri ibyo bintu. Ibyo ngibyo ikakujyana ahandi hantu. Byaba byagenze gute? Iteka twiga ijambo ry'Imana, ntabwo twiga icy'Imana tugomba, kuko icy'Imana tugomba cyo igomba kugikora. Ahubwo twiga icy'Imana tuyigomba ngo tuyikore, nitumara kugikora iduhe nabyo ibyitugomba. Kuko Imana iduha amasezerano, ariko abantu benshi bahora bishyuza amasezerano Imana, bakibagirwa yuko mu masezerano isezerano ritabiri ry'umuntu umwe, isezerano ni irya babiri. Umuntu ashaka kukubwira ngo duhurire ahantu aha ngo ukorere iki n'iki, yagera ntagusangiye. Tushobora kumubaza ngo utangure bya byavuga ngo twavuganye kuri bunsanga nkaguha iki, wenda tuvuge nk'urugero. Mushobora ati nsanga kuri banki n'ingiyi nguha amafaranga, akaza akagera agasanga ntiwaje. Ntabwo wajya kumubaza ngo kutama amafaranga, aravuga ngo gahunda yari yo kuri banki. Niba gahunda yari yo kuri banki ukaba utaje kuri banki, nta kindi kintu ubwo ngubwo nuko wanze amafaranga. Nuko biba bimeze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ibice ni 5. Turahera ku murongo wa 21. Aravuga ngo Henoki amaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, abyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi Henoki yaramye ni imyaka 365. Imana kandi Henoki yagendanye n'Imana imyaka 335, kandi Henoki ntiyabonetse kuko Imana yamwimuye. Amen. Ijambo ritubwiye Henoki ko ku myaka 35 yabyaye umwana bita Metusela. Arangije ngo Henoki agendana n'Imana imyaka 365, kandi Henoki imyaka 300, kandi Henoki ngo ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Haleluya. Kwimuka tuvuge kutabona. Hari igihe ushobora kubura ahantu ariko ntubonwe bitewe nuko utagaragara. Imana yacu ishobora kugufata ikagushyira ahantu ukawuhari, ariko ibiguhiga ntibikubone kuko utabonwa kubera ko Imana yagukingiye. Umugabo bita Elisa, ingabo zaje kumufata zohejwe n'umwami, ngo yajyaga muri Siriya, bajyaga bapanga imipango yo gutera Israel. Elisa akabibwira umwami wa Israel akavuga ati baraza gucana aha ngaha ntuhanyure. Noneho umwami wa Siriya yohereza ingabo gufata Elisa. Zihageze ngo Elisa asenga Imana, avuga ngo Mana zihuma amaso. Zimugeze imbere
arazibwira ngo umudugudu usuyu n'umuntu usuyu muze ajye kubereka aho umuntu ari. Ngaragenda arazifata ashyira umwami wa Isirayeli, arababwira ngo umwami wa Isirayeli ngo tuzica, ngo mwizica muzigaburire muzirekure zigende, ngo kuva uwo munsi abasirayeli ntibongera gutera Isirayeli. Elisa ntiyigeze abona kubera yuko Imana yaramuhishe. Ndagira ngo ubyumve neza. Enoki nawe ntabwo yabonwaga. Nawe ushobora kubaho ntubonwe n'ibiguhiga n'imigambi ya Satani ntikubone, abarozi ntibakubone, abaguhiga ntibakubone. Kuko reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, niyo bavuze abantu bakuvuga ngo abarozi, uvuga ngo abantu bigisha abantu gukwangana, umuntu ukamwita umurozi. Igihe cyose umuntu w'Imana akorerwamo n'Imana, nutanze utashaka gukorera Imana akorerwamo na Satani. Nusangamo abarozi, abagome, abo Satani asorezamo imirimo yabo, n'abantu bose baza kumvira Imana. Abo bose Satani ajya bakoresha bakarwanya abantu b'Imana. Enoki nawe byari bigeze mu bihe bibi, abantu batangiye kugenda bahinduka babi. Ngo ariko Enoki agendana n'Imana, ariko umva ikintu bita kugendana n'Imana ni step by step, intambwe ku yindi. Umugambi w'Imana Enoki niwe yagenderagamo, iby'Imana ishaka nibyo yagenderagamo. Ngo irangije avuga ngo uyu muntu ntago akwiriye kubonwa. Haleluya! Niba wumva udashaka kubonwa, birasaba ngo ugendane n'Imana. Niba udashaka kubonwa n'indwara, niba udashaka kubonwa n'abadayimoni, niba udashaka kubonwa na za karande zikururuka ku bantu, bisaba kugendana n'Imana. Hari uburyo bwinshi butandukanye Imana ishobora kukurindamo kubona. Ishobora kukurinda, hari ibintu bikurikirana za karande cyane cyane. Imana ishobora kugukura mu gisekuru ntubone. Igisekuru harimo igisekuru usanga abana bose barabaye bajura, abandi arabasinzi, ari abandi barangwa n'ibindi bidasobanutse. Murabizi ko bijye bibaho ugasanga abantu bafite ibintu bibaranga bidasobanutse ugasanga. Ariko Imana yo wagendanye nayo ituma utabonwa n'ibyo byose. Abandi babyarira mu rugo bose ngo ntawe ugomba kuvamo atabyaye. Ariko Imana ishobora gutuma ugenda, iyo ugendanye nayo neza, ishobora gutuma utabonwa n'abo bazimu batuma abantu babyarira mu rugo. Inshuti yanyu, urumva wifuza kutabonwa n'ibyo bintu byose, gendana n'Imana. Yaramwimuye Imana, yaramufashe iramwimira, yavuga ati uyu muntu reka mwimure muri amakuba n'ibyago byo mu isi, reka mushyire iruhande rwanyu. Imana ishobora kukwimura, ikakuvana muri ibyo byose, muri izo karande, ikakuvana mu byaha, ikakuvana mu bikururuka ku bandi bantu, ikakwimura, ikakwiyegereza kuko wifuje kwiyegera mbere. Ijambo ry'Imana ngo nkunda bankunda, banshakana umwete bazambona. Niba ushakana umwete, Imana ntishobora kuguhunga. Imana ntishobora guhunga umuntu wayizeye. Nicyo kintu Imana idashobora gukora. Ijambo ry'Imana ngo Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ntibishoboka. Nicyo kintu Imana igucyayinaniye. Ibintu Imana ishobora byose, ariko hari ibijyanye ntishobora gukiranirwa, ntishobora kwibagirwa, ntishobora kwirengagiza umuntu wayizeye ngo yiringire, yishyiremo ibyiringiro bye, wifuje kugendana nayo, nayigendana nawe. Ni ukuvuga ngo niyo nshuti ya mbere nziza ibaho. Agendana n'Imana, iramwimura. Imana ishobora kukwimura mu baguhiga kandi uhari kandi ntibakubone. Imana ishobora kukwimura ku bantu batagushaka, batagukunda, ariko ukahaba bakakubona ariko ntibakubone. Ukabana nabo ntibakubone, bakajya kurogesha ntibakubone, bakakugambanira ntibakubone, bakagushakishira, bagashaka inzira zose bacamo ngo bagushyire hasi ntibakubone, kuko nubonwa ukugendana n'Imana. Menye neza yuko niba ushaka kutabonwa ugomba kugendana n'Imana. Uyu mugabo Imana yaramwimuye. Ese utekereza ko nta kintu kimwe Imana yakoze ngo kirangire itazongera gukora? Ntibibaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yari iri kera n'ubu ngubu ni kwiri. Uko yari iri mu 1990 ni kuri no muri 2008, no muri 3, no muri 4, niba isi izabikiriho nikizabimeza. Shuti niba ushaka kwimurwa n'Imana, ndabizi ibigoye n'ibyinshi biduhiga. Kugira ngo wimurwe n'Imana bisaba yuko nawe wemera kugendana nayo. Kugendana n'Imana reka nabyo tuvuge ni kwemera icyo ishaka, udashyizemo ibyawe. Hari ukuntu abantu basigaye bashaka ngo njye ariko ngo biriya siko mbyumva, ngo ubundi ngo njye numva ibintu gutya. Uko ubyumva bubiritse, kuko iyo uza kuba ufite imyumvire myiza ntabwo ukeneye agakiza gaturuka kuri Kristo. Niba yaba ufite imyumvire myiza irenze ikenewe, ntago ubu none ahangaha ubu ukirwana n'ibyaha wakubora bivuyemo udakeneye agakiza.
iyo myumvire wowe wumva ngo ngiye mbyumva njye mbona byagenda gutya ngo ubundi ibintu bigenda gutya ngo twebwe abantu nk'aba ntitujya twumva ibyo ubiretse niba ushaka kugendana n'Imana. Sasa rero ikibazo abantu bashaka kwimurwa n'Imana ngo bajyanwe mu byiza ariko bakomeze babe mu bibi ariko Imana ibavuge neza. Umuntu bita Kayini yagiye gutamba agatamba ibintu bidakwiriye, Abeli atambye Imana iramushima. Kayini abonye ko bashimye Abeli arababara. Noneho Imana yamubazaga ariko ngo Kayini ni iki cyakurakaje ku buryo ugaragaza umubabaro n'umujinya gutya? Nukora ibyiza ntuzeme. Bisaba kuba ufite ibintu ushaka gukora biri mu mutima wawe, Imana igufasha kubisohoza. Kugendana n'Imana ni ukwemera neza ibyo yandikishije byose. Hapana kuzanamo ibyawe. Niba ushaka ibyawe nawe uzandikisha ibyawe cyangwa uzandika ibyawe, ariko niba ushaka ko Imana igukorera ibyo ushaka bisaba ngo ugendane nayo. Nugera ivuga ngo icara wicara, nivuga ngo kora ukore. Apana vuga ngo ngewe wari ibintu abantu bajya kora ko ibintu ntajya nemera, ngo hari ibintu bakora ngo ngo ngiye gusinjya mbyumva ngo buriya ngo nge mbona atari byo. Sawa, wavuze uti nge mbo Imana yambwiye ko atari byo, basi Imana ivuga ko atari byo. Reka ibintu byawe kugira ngo ugendane n'Imana, kugira ngo Imana izakwimura, kugira ngo n'ubugingo buhora uzabubone, nuko wemera kugendana n'Imana. Kuri ibi bihe nukugendana na Kristo, kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamutunga muri wowe, abasha kukwimura muri za karande, abasha kukwimura mu byaha, abasha kukwimura mu byago, abasha kukwimura mu ndwara, abasha kukwimura mu makuba, abasha kukwimura mu amazina abantu batwita. Umuntu akavuga ngo ngiyo ndebye kandi akabona ntacyo azageraho, mbona nta kintu azigezaho, ariko Imana yo ugendanye nayo iragufata. Ubundi ibyo abantu batubwira baducira si byo dukeneye, twe dukeneye ibyo twizeye, kandi ibyo twizeye biri muri Kristo Yesu. Niba ushaka kugendana n'Imana neza, hindura imyumvire. Niba ushaka kwimuka, Imana ikakwimura muri ibyo byose urusaba ngo mwami ibingibi bihindura, birasaba ngo nawe ugire ibyo uhindura. Ntabwo Imana yigeze inanirwa kugira ikiko, itegereje wowe gusa kufata umwanzuro. Kumara gufata umwanzuro muzima, umwanzuro mwiza, wamara kufata nayo ikagukorera ibyiza ushaka. Kuko ntabwo Imana yacu ijya ivangavanga ibintu. Iyo uvuze ngo ibintu nibimere gutya, iragutegereza mpaka igihe uzemera gukorera bya bintu, wamara kubikora nayo ikagukorera ibyo yasezeranyije abakora ibijyanye n'ibyo ukora. Niba ukora ibyaha hari amasezerano y'abantu bakora ibyo, niba ukora ibyiza hari amasezerano y'abakora ibi ngibyo. Bisaba iki? Bisaba kumenya ikigero n'urwego uriho, kumenya ibyo ukora, waba ukora ibibi ari byo byikwiberamo, ugasaba Imana imbaraga zo kugira ngo uve muri ibyo bibi. Nta kindi kintu bisaba, nta kindi kintu. Ntabwo bisaba kugira ngo ube umunyabwenge ku rwego rwo hejuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nzira izaba inzira nyabagendwa, ngo n'abaswa babandi bitwa ngo n'abaswa ntabwo bazigira bayiyoba. Kuyiyoba rero biterwa nawe, ntabwo ari Imana yabibiteye rwose. Inshuti zanyu, birasaba ngo twemere ubushake bw'Imana. Heneke ku myaka ye, ariko ubaze kugendana n'Imana imyaka 100. Muri ubu ngubu ngo umuntu waramye cyane ngo rwose wandi twita muzehe waciye ibintu, wa wundi waciye ibintu nako 65 70, ubwo umuntu aba yashaje. Kandi nawe ubwo akaba ubwo byaramunaniye ngo amaze imyaka myinshi ngo akijijwe, ariko ibintu byaranze. Enoki yamaze imyaka 300 agendana n'Uwiteka. Amaze kugendana n'Uwiteka, Imana iramwimura. Ku myaka 100 ntabwo yamwimuye, ku myaka 100 ntabwo yamwimuye. Nawe rakomeza nta wamenya igihe Imana izakwimurira. Kandi Imana yacu yo ikwimurira ku gihe cyayo. Yibonye igihe cyawe cyo kwimuka kigeze, irakwimura, kuko niyo yonyine ifite umwuka wa mu biganza byayo. Nizi igihe uzarama, nizi igihe uzarama, bisaba kugira ngo yizere gusa. Niba ushaka rero kuwiteka kwimura, kandi niba ushaka kutabonwa n'ibyago n'ari amakuba yose ari guhiga isi muri iyi minsi, niba ushaka ko ibibi biza bihiga abantu bitakubona, nuko ugendana n'Uwiteka. Nukuvuga ngo uri iruhande rw'Uwiteka, uri hano urinzwe, hagu uburinzi. Biragusaba rero ugende iruhande rw'Uwiteka kugira ngo nawe ube utabonwa. Ariko nuva iruhande rw'Uwiteka, umva byose bizagushoboka kabisa. Imana iguhe umugisha, wige kugendana n'Uwiteka. Biroroshye no kwakira Yesu umwana n'umukiza mu bugingo bwawe.
warangiza ukagendana nawe. Kumwakira gusa agize ukiryamira ngo ntabwo yaje bisaba no kugendana nawe utera ikirenge. Pawulo yavuze ngo nateye ikirenge mu cya Kristo, ngo nanjye mutere ikirenge mu cyanjye. Utera ikirenge mu cya Kristo, kandi icyiza cye hari umwuka wera wo kugufasha. Imana rero guha umugisha nk'ibisanzwe ni Pastor Placide. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi Imana izajya ikomeza kubana natwe muri ubu buryo tugiye tuganiramo ijambo ry'Imana. Ntabwo nshidikanya ko iri kumwe natwe, ijambo ryayo ririmo byose, kandi umwuka wayo uri muri twebwe uzahorana natwe. Reka dusenge Imana. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kuri Imana nziza, ndagushimiye neza n'ubuntu bwawe, ndagushimira ko uhindura ibyanze guhinduka, ndagushimiye ko ujya ubasha kwimura abantu mu makuba n'ibyago bakiri muri iyi si, ujya ubasha kugeza abantu mu munezero bakiri muri iyi si. Wabwiye intumwa zawe ngo mukiri mu isi nzabakuba inshuro 100. Birashoboka kubasha gukubira umuntu inshuro 100 akiri muri iyi si, kuko nta jambo na rimwe ry'ikinyoma wigeze uvuga, ahubwo biterwa n'uko umuntu yanze kugendana nawe gasobanukirwa umugambi wawe. Ndasengera abankurikiye ngo mu izina rya Yesu Kristo bashobore kumva imvugo yawe no kwisobanukirwa, kugira ngo bayigenderemo. Icyura gikomeze kuba icyawe, tukuzamura icyubahiro kuko uri umwami n'umurengezi w'ubugingo bwacu. Ibyo byose mbisabye Imana Data, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom inshuti zanjye. Imana ikomeze kuba umugisha muherereye hose, kandi ikomeze kubarinda, ikomeze kubimura, ibakure mu migambi ya Satani, ahubwo Imana ibikomezeho, namwe muyikomezeho, murebe uburyo bibyara inyungu nyinshi. Imana ibahe umugisha. Amen. Ni Pastor Placide, kandi ndabakunda cyane, kandi nizeye ko namwe munkunda. Imana ibahe umugisha.